araganira ahazira Rugaju navuge uwafashe icyemezo ninde ese ne wari ukwiriye kugifata tujyanemo n'ibindi nabyo byajyana n'ibyo bo kubabibonye APR yateye umupira mbere ya Daouda yego utangiye action APR mbere yuko Daouda atera umupira n'umupira uturutse ku ruhande barawuhindura hanyuma barawuclearinga abakinnyi ba Elmelek umupira ugaruka inyuma y'urubuga rw'amahina inyuma ya box niho Daouda yarari Daouda icyo yakoze yafunze baro rimwe ahita rekura urutambi shoti kabisa riremereye ry'imbaraga nyinshi riragenda rijya mu izamu sivuze ku ruhande azamura igitambaro yanga igitego reka tugende neza step kuri step ikitegeko rivuga tunatange n'umwanzuro ubundi icyo kintu cyo kwanga igitego umuntu yashuti inyuma y'urugo rw'amahina uhita wumva nawe bidasanzwe uratanga uribaza se umuntu washote inyuma y'urugo rw'amahina ni gute banze igitego ubwo icyabaye nuko ari abakinnyi ba APR bagombaga ko bari muri offside cyangwa se muri orje noneho akaba ari bumusifuzi wo ku ruhande ari nako kazi ke nka linesman cyangwa se nk'umusifuzi ushinzwe n'ubundi gusifura ibijyanye no kurarira n'ibindi akaba ari cyo yahereyeho afata icyo cyemezo kurarira mu by'ukuri harimo abakinnyi babiri ba APR nibyo bari muri offside yego ariko mu gace ka mbere ka offside mu itegeko kagira clear neza kurarira icyari cyo aho uwatsinze aba yaraririye igitego kikangwa bisobanuke neza mu mategeko y'emisifurire ya IFAB part 1 ivuga ko umuntu yatsinze igitego ari muri position ya offside kirangwa noneho sibo bagitsinze nubwo bari muri offside tugiye kujyana rero mu itegeko muri part 2 iki tegeko rivuga iyo umuntu yarari muri offside ariko ntatsinde igitego cyangwa ryari cyangwa ni ryari kitangwa tubone kujya ku gace ka gatatu k'icyo kwizigira ambajije ubundi bisifurwa nande agace ka kabiri part 2 of the offside rule explains that being in an offside position isn't an offense ubwabyo kuba muri position ya offside sikosa ubwabyo kuri muri position offside sikosa ubwabyo wahagarara waba uhari ibyo si ikibazo yego itegeko rikomeza rigira ngo a player is only penalized for interfering with a play an opponent or gaining an advantage by touching the ball when they are in an offside position. Betse tube duhagaze aho ngaho tugendane gahoro. A player is only manze mwumvira iryo jambo ry'icyongereza only penalized ahanirwa gusa iyo yagize interfering nuko kugira uruhare mu mukino bibanze bitangiye gusomanukaho ni wakoze kuri baro niwayisimbutse ngo ukore movement ibyo ndaza kubisobanura ndacyari kuri interfering muri play ntango bateye baro iri kuza mu cyerekezo cya trajectoire urimo urayisimbutse kuko wabonaga n'ugumuhagaze iri bukwikubiteho ikagaruka inyuma iyo mukoze yo gusimbuka iyo ni interference ugize uruhare nyine mu gitego kuko baro yaje muri direction irimo cya trajectoire habaho gusimbuka kwawe kugira ngo baro ikomeze ijye mu izamu icyo ni icyambere hakaza interfering with the opponent abwo ngiye kumuzamu sasa no kuvuga ngo iyo habaye wowe kuba watumenye umuzamu cyangwa se umukinnyi w'ikipe muhanganye umubangamira mu kudatuma abasha gukina iyo baro neza umukinnyi wanyu yarateye ndabisobanura neza akenshi bakunze kuvuga ku cyo bita vision ya gardien ese umuzamu ahantu yarari naho umukinnyi wari muri offside yarari niyo yaba atakoze ku mupira cyangwa atawusimutse kwa kundi twavuze mbere ntiyagize interference mu mukino nyirizina muri play ariko ntiyabangamiye
opponent ntiyabangamiye umuzamu cyangwa umukinnyi bahanganye, aho niho hazamo ibintu bibiri. Baribaza ngo vision ya gardien, imboni za gade kureba kwe, ese ahantu umupira bawutereye naho umukinnyi yarahagaze wa APR, abo babiri bari muri offside, nta ruhare byagize mu gutuma umuzamu ashobora kuba yaba atarebye neza iyo action ya Dawuda ajya gushota. Icyo rero nta metero FIFA yashyizeho igena icyo bita kuvuga ngo uyu muzamu yakingirijwe cyangwa ntiyakingirijwe. Iyo bayita appréciation ya arbitre. Niyo mpamvu itegeko rya nyuma muri FAB ritanditse, ariko bahora babwira abasifuzi ntibyanditse ariko barabivuga, basaba umusifuzi gukoresha icyo bita common sense, inyurabwenge. Erega ni nabyo byakoze ya Senegal na Ntuza na Morocco, twimye igitego utanga penalty. Iyo niyo bita common sense, no gushyiramo logique. Itegeko nturyenterprete mu buryo buri robotic, ntube nk'irobo n'ikintu kiri hari abakibwe ngo uterura amakarita 100 ngo nayateruye nta kindi mu mbaza. Kuresha inyurabwenge, hari igihe amakarita wawe ugiye kwetereka ku muntu. Irobo rero nabaye bwa ngo uterura ikarita ukayishyira no hagarara umuntu irayakurambika. Irobo ntirizi gusesenga kuri umuntu, niriye kurambika ryo riterura rirambika. So umuntu rero niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge icyo kintu ugikoresha. Sasa rero turakomeza itegeko turisoze kugira ngo byumvikane tujye ku conclusion. Yego, baravuga ngo ibyo bintu ntibikoreshwa gusa iyo habaye goal kick, iyo badegajaga, throw-ins iyo barenguraga cyangwa kuri corner. yego, nta offside ibamo. Ibyo bintu abantu banayimenya. Kuri ibyo bintu bitatu, iyo umuntu adegaje undi agatsinda nta offside, iyo umuntu arenguye undi agatsinda nta offside, iyo umuntu ateye kona undi agatsinda nta offside iba muri kona. niyo mpamvu abantu bavuza induru adversaire abahagaze neza ku muzamu. iyo bibaye direct bari kiva muri kona umuntu aratsinda. Hano rero kuri insida APR na Ntuza gusa ikosa umusifuzi wo hagati ni wari kuribona, ntabwo ryari kubonwa n'umusifuzi wo ku ruhande. Ngiye kubisobanura. Umusifuzi wo ku ruhande usifra offside iyo ufashe mezire z'ikibuga, ibibuga binini nka Stade Amahoro byujuje mezire, iyo tubaze kuva muri kona imwe kugera mu yindi kona harimo metero 64. Iyo uvuye rero ku gice cya kona kimwe umusifuzi abari ukagera hari abaterera penalty, ari naho abakinnyi ba APR bari abavuga yuko bagize uruhare mu gutuma igitego cyangwa abo babiri bari muri offside, abo yirefeyeho nyine yanga igitego. Hagati ye nabo haba harimo metero zitari munsi ya 30. Byumvikana neza kwizigira. Rero kuvuga ngo wakoze jugement yuko umukinnyi yabagize movement runaka yakoze uri muri 30 metre kurusha umusifuzi Abdul waruri muri metero 5 imbere yabo, clearly ntago waba ufite ijisho ryabibona kurusha Abdul wabarebaga imbere ye neza. Bivuga ko yafashe icyemezo ariko agifata atari muri waruri muri position yo kugifata. Yemerewe gusifra offside, ariko amaction yiyongera kuri offside arimo ama movement, arimo comment dirais-je, ama kubuza umuzamu kureba, kumuza vision n'ibindi bigenwa hanini n'umusifuzi yo hagati kuko biba bimworohe. Impamvu bamwita linesman niyo nyine, ashobora kubona yuko hari abantu bari imbere basigayemo baraririye, ibyo yanabibonye correct nibyo yari yemerewe kubisifura, ariko noneho si cyo cyasifuwe kuko nsibo batsinze. Ishota ho ryashotewe no kuvuga ngo hari movement yabaye, usibye ko itanabaye mu mashusho twabonye, byari kubonwa n'umusifuzi wo hagati. Ni nacyo wabonye cyateye uburakari abakinnyi ba APR barimo na Claude waje no guhabwa ikarita izanatuma match kuri cyo shampiyona tayikina kuko jura amakarto. Ubwo nacyo ni ikindi mu byongereye muri uwo mukino. Ku giti cyanjye rero ntekereza ko umusifuzi ashobora kuba wenda yagize ikintu cyo kubura concentration, wenda kisanga yazamuye, wenda kinterprete itegeko nabi. Indi scenario ishoboka, ariko byanashoboka ko bari bane muri vision y'umuzamu. Icyo kwa muri vision, icyo bita kuba muri vision y'umuzamu bwa pressure y'umusifuzi. Icyo turimo turavuga hano ngira ngo kugira ngo bisobanuke neza, dushobora gusanga umusifuzi wafashe icyemezo atari wari ukwiye kugifata. Yego, ibyo byarebwa ku ruhande, sibyo?
ariko dushobora no gusanga icyemezo cyafashwe cyari cyo. yego icyo kwibaza Yego. ngo bari muri viziyo y'umuzamu Yego. kwizigira umuzamu yari ahagaze mu izamu urabona kano bita petit surface kano ka kantu za bagaride bakunze gutereka baro bagiye Yego. kuyegaje abakinnyi ba penalty ariko bari ahagazemo bari ahagaze imbere yako so clearly ntabwo bavuga ngo babuje viziyo y'umuzamu harimo entre 5 et 6 metres gutyo so umuntu yavuga ngo uzarebe hari nk'igitego reka ngurugero urabona igitego Zubimena yaherutse gutsindira Arsenal cy'ishoti neza gisa n'iki ngiki umukinnyi witwa Victor Gyokeres yari ari muri offside position ariko igitego cyaremewe Pascal ni wavuga ngo nakubujije kureba ndi muri metero 5 imbere yawe ni imodoka ni ari imodoka ni wavuga ngo hari n'ikirahuri imbere y'umuntu utwaye ngo sinarebaga muri metero 5 kamen nge nekereza ko kubwanjye habayemo kwibeshya umusifuzi sinavuga ko ari bias wenda ngo nuko anga aperi niki wenda niyo comportement y'abafana ba aperi n'umusifuzi yanze n'ubuyobozi bwanze ntabwo ari siyo imazanongera ibyo byo kuvuga ni nkabiriya twavugaga bindi icyo ari cyo cyose cyaba cyasifuye ku kibuga gukora igikorwa sakuza kujya kuri federation kujya wakwiramanta bisanzwe muri stade ukavuga aratwibye ukamubuwinga it's fine ariko ibikorwa byose biri violent kujya mu nzego sinzi z'imiyoborere ku ma federation n'ibindi biri unacceptable rwose.